murakoze cyane. Asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo, ibintu byiza mwatweretse, ibyo mwize, ibyo mwitoje. Ndabashimiye cyane, kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira, n'abanyarwanda barabashimira, kuko mubaha icyizere, bakagira umutekano, bakaryama bagasinzira, amanywa bagakora, bityo abahinzi bakeza, abatunze bakagwiza, abakora imirimo yindi y'ibyo bikorera bakunguka. Ni ababyeyi banyu, ni abavandimwe banyu, ni inshuti zanyu. Ubwitange rero mufite n'ubutwari, ibyo bibaha icyizere, igitumye turi hano nuko isi turimo, ibihe tugezemo, ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije, ariko nibyo by'ibanze, nibyo biherwaho, kandi murabifite. Hagomba kongerwaho ubumenyi, kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose, ukawukora ukawunoza. Iyo bikunze bigasanga bwa bwitange, bwa butwari, ubwo umuntu aba yuzuye. Ingabo nk'izi, iyo ibyo byose bihuye, ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose. Niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano, cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora, byerekana ibyakorwa, ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa, mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa, mu bikorwa. Nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe, bya bindi mwaririmbaga, abashaka u Rwanda, abarushakira inabi, abarwifuriza ibibi, barukura he se nyine? Ntaho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye: iby'ubutwari, iby'ubwitange, iby'ubushake. Byo ntabwo tugomba kujya kubitira ahandi, turabifite hano, biturimo, biri muri kamere yacu. Byo ntabwo twajya kubishakisha ahandi, keretse kubiganira tukabyibukiranya gusa ko ari ngombwa. Ariko ibyo
kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi, hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu uko ibihe bigenda bihita, uko tugenda tumenya, bimwe tuzabyikorera, tuzajya tubikorera hano, ntabwo ari ibyo tuzaduhora duhaha hanze, ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha. Rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira nuko umwuga nk'uyu, umurimo nk'uyu, inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda, u Rwanda, bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo guhembwa, ariko ntibitubuza gukora ako kazi. Ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, ku zuba, mu mashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi, ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe, biraturenze nk'abantu, umuntu ku giti cye, ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga, bagakora ibyo mukora, mugakora ibyo mukora. Ubundi buryo bwo kwitanga navuga, kandi mpereye kuri ibyo ngibyo, ni uko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara, niba ari aho abantu baba, niba ari ibikoresho, niba ari iki, dushobora kubyongera twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu, ariko kubera ko tuvuga igihugu, tuvuga abagituye, tuvuga ababyeyi bacu, tuvuga abavandimwe bacu, tuvuga inshuti zacu, kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa, ariko n'igihe kindi kizaza. Uravuga ariko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi, kubera ko tudafite amikoro ahagije, kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage, abana babo bakiga, ubuzima bushaka byinshi, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga. Ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona bikenewe, birasaranganywa bikajya aho handi. Iyo rero abantu babyumva neza, ntabwo biba ikibazo nyine. Umuntu aravuga ngo
nabonye iki gice kubera ko n'ibindi byagiye bijya n'ahandi naho hakenewe. Nagira ngo mbumvishe ko buriya bwitange, buriya bushake navugaga, ntabwo bigendera ku byo uhabwa wumva wari ukwiye, ahubwo utekereza n'abandi. Ni nako bigenda, niko mubigenza. Utekereza abandi ukavuga atari ko wafata umutungo w'igihugu wose cyangwa igice kinini cyane akagishyira mu gisirikare. Igisirikare cyacu kigahembwa neza, kikabona ibikoresho byose gishaka, kikabaho ko gikwiriye kuba kibaho. Niwe utekereje atyo muzima, arongera akibuka atari ko se ati byose nibiza aha mu burezi ho haragiki, kubera ko mu burezi hari abandi banyarwanda, hari abanyarwanda babikeneye, mu mavuriro, ahantu hose hakorerwa ibintu bituma ubuzima bw'igihugu cyose bumera neza. Nicyo gituma abantu basubira inyuma bati oya, noneho reka tugereranye duhe n'aba bantu nubwo bakora ibintu birenze iby'abandi bakora, ndetse batuma tubona n'umutekano wo kugira ngo ibyo bindi nabyo bikorwe. Ubwo twasaranganya. Icyo nshaka kugeraho rero kindi ni iki, nacyo nigeze kukibabwira undi munsi. Kubera ibyo byose maze kubabwira, ibyo dukora bidusaba byinshi biruta ibyo dufite, ubwo bituma ukoresha neza bike ufite kugira ngo ushobore kuri bike kuba wakora akazi kanini nako karuse bya bindi wari ufite gukoresha. Ndashaka kongera nabyo mbibasobanurira icyo bivuze. Ikindi bivuze ni ukuvuga ngo murareba nk'ahariya mwahoze mukorera imyitozo nanone, aho mwarasaga. Abantu bameze nkatwe bafite amateka nk'ayo navugaga, urabara, sibyo? Ndetse iyo bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nabwo urabara. Ni ukuvuga ngo kubara mvuga ni ukuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha, ntabwo rinyura iruhande. Urumva icyo nshaka kuvuga? Nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko wabanje kurasa amasasu 10. Kuko niba turi 1000 hano, buri wese agakoresha amasasu 100, ubu ukoresheje amasasu 100,000, sibyo? Buri sasu icyo rigura wakongera ugakuba, sibyo? Iyo ugiye rero kurasa gusa uko ubonye, kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga, sibyo? Aha, n'abari ku rugendo, uri ku rugendo muzi ikintu impamba, murayizi? Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo, sibyo?
ahubwo urabanza ukagenda ukagera kure, ni ukubara ibirometero ugenze n'ibyo usigaje kugira ngo ube wabona iyindi. Nicyo kimwe n'imikorere yacu bigomba kutujyamo bikaba nka kamere yacu. Ntabwo dufite byinshi, ntabwo twasesagura. Niyo mpamvu dusaranganya, mukabona bike mukwiriye byinshi. Kubera ko dusaranganya tugashyira n'ibindi ahandi, naho ntituhashyire byinshi bihagije. Buri gihe bihora ari uko twubakiraho twubaye. Rero bituma dusubira inyuma tukavuga ngo ariko ibi bike tubibyaze umusaruro ahubwo mwinshi unabirenze, nk'uko namwe mukora akazi karenze ubushobozi muhabwa buturutse muri leta. Muranyumva? Rwose amahugurwa rero n'akazi, ibitekerezo bibiri inyuma ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo mbaho urundi rugero, bamwe abenshi hano barabizi, wenda namwe abandi mwebwe muracyari batoya cyane ntabyo muzi. Kera tukiba ku rugamba twarabaraga, yabindi nahoze mvuga, twabaraga amasasu, ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10, hajyamo 30, ari 10 ariyo ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda. Ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasu 10 ufite, urwana nawe wenda bafite n'ijana. Ariko bya bintu navuga kugusha uwo murwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10. Kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi niwe wari sibyo. Icya kabiri, twarayakoreshaga kugira ngo tubone andi. Nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu. Murabizi? N'ubu munsi mwagiye ku rugamba, ugenda ushaka uwo urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Ushaka uwo urwana nawe, ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe. Ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu. Ibyo mvuga ni ibyo. Ibyo bindi ukurwanya, ibyo arwanisha, ushaka kugira ngo ubigire ibyawe, ubihindukize, ukomeze umurwanyi, sibyo? Ayo niyo mateka yacu, yaba ubu, yaba kera tukimeze nabi icyo gihe, ariko noneho n'ubu ngubu tumeneze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi, ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho, sibyo? Turumvikana? Rero ubushake
ubutwari, ubumenyi, kumenya. Icya kane, niyo ufite ubumenyi uko ubukoresha ni ngombwa byiyongera kuri ibyo bindi bikaba bine. Ubumenyi, ukamenya gukoresha intwaro, ukamenya gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikora cyangwa kubigenderaho, sibyo? Umuntu wese gufata imbunda warize urayihambura, urayikongera urayifunga, ukayifungura, ukayikoresha ibyo ushaka, ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe, sibyo? Ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navugaga. Kuvuga ngo urabara, kandi kubara ni uburyo bwinshi. Urabaraga unirinda, nawe urashaka kubaho, sibyo? Y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda. Abantu babaho, babereye kubaho. No muri ibyo bihe bikomeye urwana kugira ngo ubeho. Ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza kugira ngo biguhe ikivamo kibereye icyo washakaga, sibyo? Iyo rero ni RDF. Abo ni ingabo zacu. Iyo niyo mico yacu. Ibyo bijyanye n'imikorere yacu nanone, byaba mu bihe byashize, byaba ubu, byaba igihe kizaza kiri imbere, n'igihe tuzaba dufite byinshi, kuko uko umwaka ushira niko igihugu kigenda gitunga ibirenze ibyo cyari gifite umwaka ushize. N'igihe tuzaba twageze kuri byinshi, nta byinshi mu mico yacu byo kwangiza, ahubwo twabibonye byabaye byinshi, byongera kuri bwa bushobozi navugaga abantu bakwiye kuba bafite, tudashobora kubona uko tubyifuza. Ni hariya bijya, ntabwo biba byo kwangiza. Nta kazi rero katunanira na busa igihe ibitekerezo ari bizima, imico ari mizima. Nta kazi katunanira na busa. Niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya. Ajya genda haraguze, asenge, akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano, yaba muzima yaba atari muzima. Niko byagenda. Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake,
ntabwo dushotorana. Gushotorana murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera, sibyo? Ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera, cyane cyane iyo byagusanze iwawe, ntabwo wabyihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera. Niko umwuga wacu tubwira, nibyo tuhora twitegura, ariko ibya mbere, umwiteguro wa mbere uba ku bantu. Ibikoresho byo ni ibikoresho, wabigura wabishakisha hirya no hino, ariko abantu ntabwo ubagura. Abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki, ibyo nk'uko bitagurwa niko aribo duhanga amaso, aribo dushyira imbere abantu. Nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire, mbizeze ko ibyiza biri imbere, kwa kundi tujya tuvuga, sibyo? Ubu turagerageza, hari ibitaboneka cyangwa bibonekera igihe dushakiye, ibyo abantu benshi bifuza tugeraho bikeya, ibindi bikazaza hanyuma. Ibyo mujye mubyumva ko ariko bigenda, munabyumve ko kandi nibyo bizakomeza iyo myumvire, nibyo bizatugeza kure, kumva ko iteka iyo twumva ikibazo twagishakira igisubizo, tukamenya ko hari impamvu zishobora gutuma bitindaho gato. Icyangombwa ni uko abantu banabibasobanurira, bakabibabwira. Icyo gihe abantu mu mutwe baba bumva neza aho tuva n'aho tujya n'ibigomba gukorwa. Nagira ngo rero nsoze nongera kubashimira, mbifuriza imirimo myiza, mbifuriza ibihe biri imbere byiza. Turajya muri Noheri, umwaka mushya, byose ndabibifurije bizababere bihire, muzagira ubuzima bwiza n'abantu banyu. Okay, twongere dushyushyemo gato hanyuma mbareke mujye kuruhuka.